Niro by'abamahoro rwa Gasabo TV cyane cyane ibiganiro byacu bitandukanye nk'iki ngiki cyo ku Karubanda. Tuje ku Karubanda turi kuwa gatanu tariki 24 kwezi kwa Mutarama 2025 kwezi kurimo kuragana ku musozo. Inkuru ziramira izindi. Mwiriwe ibintu byo kumirana se, inkuru ziramira izindi rwose. cyo kora inkuru zo ziramirana. Ziramirana. Ubu hano mfite orayive ebyiri. Ufite orayive yandi hari iyi turiho, hari n'indi irimo kujyaho. Mbonye Israel. Oya. Mbonye igisirikare cya Kongo kivuga ko mu kanya gato kiza kuba gishyize ahagaragara itangazo. Uwiteka nabishyiramo umugisha bwo turaba tukirana mu kiganiro. Itangazo rihamurikiza ryo kubika. Bishobora gusanga ari itangazo ryo kubika. Ngewe kibera sinaguha ikibazo cyawe two tubivuga byose turabivuga. Bunywa amazi. Itangazo ry'ingabo za Kongo ritarasohoka ariko quelques minutes urishobora kuba ryasohotse. Ariko nabyo urimo kubisoma mu itangazo. Nabyo urimo kubisoma mu itangazo. Hari umunyamakuru muri Kongo babyanditse kandi abari seriye. Ni umwe mu bantu bari seriye mu itangazamakuru. Ubwo rero turagaruka ku makuru agendanye n'ubundi n'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje gufata indi ntera nyuma y'uko mu munsi w'ejo imiryango yose yari yacecetse. Amerika kaza kuvuga nimugoroba, Ubwongereza bukaza kuvuga, Amerika yongera avuga n'uyu munsi. Amerika ubwo ariko ambasade ya Amerika niyo yari yavuze. Ubwo ngubwo turaza kureba bavuze si bya biro bishinzwe Afurika. Oya, n'uyu munsi na ambasade. Okay, ubwo nabyo turabigarukaho. Ubwo tuze kureba n'ibindi bihugu niba hari icyo byatangaje. Bagire vuba cyangwa basubireyo. Bagura imiti myinshi. Oya, avuga ati none ushaka wagenda. Oya. Turabigarukaho. Nibyo byiza aho gaho. Nanjye nibaza ukuntu ndi bugende ubwo wavuze ngo noneho wagenda. Nawe urashaka kujyayo? Ndagenda. Okay. Iyo se wagira. Hanyuma mu Rwanda dufite inkuru nk'ebyiri. Abadepite urabona kuri plateau yari mu nteko. Oya. Okay, tubwire. Bamubajije batiki. Bati ko hari abantu batwaye ihene z'abandi Kigali. Bene izi hene se. Umukumbi w'ihene za koperative batigeze bakurikirana. Oya, tangira kuri kwiba. Tangira. Na RSSB yerekanye uburyo abantu bafata pension bazajya babona amafaranga. Ahera ku nkuru. Pension yuwa yakoreye ntazayabura. Asha zivuga ndabura hitanu. Ngufa ni pension. Bayimereze gese ndakina. Zani hene. Ari urugeze kunserereza ambwe ati uzaranza kwiga bagwa pension. None ndabona ariho byerekeza. Bitwaye ikisi. Twabivuze ko ari impanga. Reba uko iminsi itazagenda duha amakuru. Ntabwo wakumva Bizimungu yegura. Ubyumve mu Gifaransa. Kuri radio. Atari kuvuga ngo ubyumvanye papa biganirira umuturanyi. So gihe refe vugiraga kuwe murongo. Mvumbi Kuri swa. ubu mbuze bavuga ngo ngira amagambo. Urabona Decevera hano ivugira n'ubu ngubu. Kuri swa. Hahandi nyuma mu foto. Kandi ni imirongo gutya kugira ngo ukabute neza. Bisaba kuba warabyumvisha uzi n'ahantu biregereye. Bura niyo mpamvu ngiye iburyo akajya ibumoso nk'igisambo kimwe bamba ngo na Yesu. Ubwo Yesu komera cyane Yesu. Ngewe na Yesu turimo hagati. Hanyuma reka bitega mbere kuri iyi nkuru nyisome niruka. Yihene cyane Yihene naho yarase. Abadepite bagize komisiyo y'imiyoborere uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa gatanu basabye ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali gusobanura aho bugeze bukurikirana abarigishije umukumbi w'ihene w'imwe mu makoperative zibarizwa i Kigali. Izi mpande zombi zaganiraga kuri raporo y'ibikorwa by'urwego rw'umuvunyi by'umwaka wa 2023-2024 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka wa 2024-2025. Abadepite bamaze iminsi baganira n'inzego zitandukanye. Abadepite bagaragaje ko ari koperative zifite imishinga yigwa ikanacungwa nabi bigatuma itabyara inyungu uko bikwiye. Bavuze kandi ko ku burangare bugaragara mu gucunga umutungo za koperative zitandukanye bigatuma abanyamuryango babo bahomba. Iraporo urwego rw'umuvunyi ya 2023-2024 igaragaza imwe mu mishinga irimo y'ubworozi bw'itanka. Ubworozi bw'itanka ya indi ya Padiri Alexis Kagame. Nubwo inkoko ya koperative yitwa Bahuje Urugwiro yo mu murenge wa Gatenga yahombye bitewe n'imicungire mibi yayo, n'umushinga w'ubworozi bw'ihene wa koperative Amizero y'ubuzima yo mu mirenge ya Rwezamenyo. Cyokora nkaba nawe nabone ihene Rwezamenyo. Icyo kintu nacyo kuva kare navuze ko bwigaragambye muri studio. None ari nzima se. Rebene Cosmos. Ari nzima. Cyangwa n'umushinga wo kuzotsa. N'umurenge wa Nyarugenge wahombye. Ubwo bose bakoreraga mu mirenge ya Rwezamenyo na Nyarugenge wahombye kuko ihene zibwe n'abantu kugeza n'ubu bataramenya. Ihene zingare. Ngewe ndashaka ihene zateranyije abadepite. Ni ihene nyine.
we ni ihene za koperative ihene za koperative ngo bari Zingahe? wazi yitwa mizero y'ubuzima ihene zingahe yo mu mirenge rwezamenyo na nyarugenge nanjye aho hantu sindahabona mba nkuroga nta hene rwezamenyo mba ihene meyo ariko ahantu mu rugunga ziba ni muri rwezamenyo ni muri nyarugenge ariko nayo irimo nyine ngewe ikibazo mfite niba ushaka geography rwezamenyo ndayiguha ndayifite hano umva mwumva ikibazo mfite ihene zaribwe cyangwa n'uwanyereje umutungo ni ukunyereza umutungo wari kugura ihene wenda witiriwe ihene ariko zo kurya nabwo None se baravuga ko ari ihene abadepite- zanyerejwe Ni ntabwo umushinga- ari amafaranga y'ihene yanyerejwe ni ihene byarangiye si ni ihene umushinga w'ubworozi bw'ihene wa koperative Amizero yo mu mirenge Rwezamenyo na Nyarugenge wahombye Ariko se- ihene kuko ihene zibwe n'abantu kugeza n'ubu bataramenyekana ariko Ni ihene bitangiye nyayo. bari bahamagaye n'ubundi ngo asobanurire nyiri uwibye ihene n'umushinga w'izo hene nawo wari n'umushinga w'izo hene nawo wari upfuye ihene za rwezamenyo si ujya gukora umushinga w'ihene rwezamenyo ikibazo cya zira hene cyatangiye gukurikira ariko reka nkubwire ntabwo tujijisha ngo dushyire umushinga w'ihene ahantu bidakunda urumva kuko ubworozi hariya ntabwo bwemewe niko we niba binashoboka zarishikiza we ntabwo bwemewe we- oya we- polisi azarica we ni mu- Si mu ki- si mu kiraro si ukujya kuzahirira ariko Wa- ntabwo wakahira byemewe he? Wakahira ushaka he? wagishorongi ukabuzana ibyo si ari we ikibazo ukajya uwahira kirongi ibyo nta kibazo ariko ihene yaba ari gatumba niyo mpamvu turi kureba umushinga urapfuye cyane ariko Ntabwo bagomba abibyo gushoboka. bagize ibyago ariko ko twibaze umushinga w'ihene za rwezamenyo ubu wasanga ziri nk'uzuyu yariye nawe nanjye bavuze zo kurya se bavuze kuzorora ntabwo bavuze uretse gahunda y'ihene aba ari igihe finali icyo ndimo ihene mvuga bizati ihene si umushito ariko ikigaragara twaraziriye gahunda y'ihene aba ari umushito none se bazireze zitarororwa bazaga umuyobozi w'umujyi oya zarorowe Ariko ni ukuvuga ngo zaribwe zaraguzwe ziribwa ngo zibwa n'umuntu nkababwira utaramenyekana hibwe amafaranga yo kuzigura Oya. Oya, hibwe Ahubwo ihene. ndetse nkagusomera inkuru ko hano biri Turayisoma ka- Depite Muyango Mukayiranga Sylvie byo kunzu yatabarije baranyohereza turaje tujye igoma byo kunsomera se ibyo nasomeye byahishuwe byo nari nabyizera izera ibyo abadepite bavuga Depite abadepite Muyango se abadepite na rukasi Depite- ndamwemera urambwira ngo depite ni depite ariko abadepite badutumirijeho abantu batarahabwa ingurane ko ari benshi imisozi Eh, yose ihene aba bakareka bakava mu ihene polisi koko. ikahiga bazibye ariko reka mbabaze abadepite ejo twari ku basenateri sibyo poste de sante ziri mu kaga i Kigali ihene irwezamenyo ibyo bintu kuko uraza ihene y'Urweza ubushize narakubwiye ni n'uwo akajya kwiga umushinga w'imihanda Uzi, igerekeranye eh. ariko akajya gupima imihanda igerekeranye i Butaro Cyane. igurera nako uzi ko ihene mpuye nayo igenda rwezamenyo najya numva ikirungo gihumura ariko bwira ihene California wagira n'ikibazo ihene California urumva ihene Matimba ihene Dialogue ihene kuri 40 ihene hariya kwa Baginesi ihene tari inyota ihene tari nyota koko uzi ko Ihene Rafiki. kera ari umumama witwaga harya Hari umumama- hari umumama mumena wo mu nayo Biryogo. iri muri nuza mumena se Mumena iri hirya we. ariko shana mumena ntaho wazirika ihene pe kuri asambure se harya buriya Roka Police? Mumena rega zajya no muri stade hari igihe twajyaga kureba umupira kuri stade Saint Andre se oya muri mumena stade oya setandire hajyaga hari ihene muri ariko zabaga ari ihene ebyiri ihene muri stade nabyo biranyuranye ikibazo cy'ihene ubwo njye ndimo ndasoma ubutumwa bw'umuturage hano bw'umuntu udukurikiye Ariko nimuve mu ihene twigire igoma nibo abadepite tuzayivuga ku wa tuzabivuga kwa mbere RSSB yireka. nidusagura umwanya turayivuga abantu bamenye ko yazamuye gusa abantu bamenye ko uwiteganyirije bazamuye bavuye ku- bazamuye kubera ko n'umusanzu wazamutse cyane Ariko ariko rero- abahabwaga make hatagira umva usomye iyo nkuru ngo agire ngo wenda uyizanye nk'aho yari topic idakenewe cyane ni topic ikenewe iri kuri show cyane urumva kuko koperative nibo bantu bafite ibibazo by'imicungire nibo abaturage barakusanyije amafaranga bati turagura ihene ntibamenye irengero ry'ihene urumva ni akarengane Ariko ngo n'ikintu gikomeye barazibye. cyane ariko Nyine urumva ni- barazibye. ariko urumva harimo n'imicungire mibi reka Imicungire nubabwire mibi ya koperative iwacu rwezamenyo niba bashaka kuzana amakoperative reka mbahe igitekerezo nubwo batacyishyura babazazane igitekerezo cyo gushinga orchestre gushinga bande ibyina na Sherry Silver Monara babana bagira hariya kuri aseri ku baskuti urumva nyine bazana n'imishinga yo kubaka amagorofa n'amataje n'ikindi bintu nk'ibyo ngibyo ariko se koko urajya kuza cyangwa se kwegeranya guha koperative yo guha amafaranga y'abakobwa bashiki bacu b'indangamirwa yo gukora amaporoje ariko nujya kuzana ihene n'utuzu twinshi tw'imifuka n'utuzu twinshi twa prudence ariko gutangira umushinga w'ihene rwezamenyo shane ko kujya kuvuga uti reka njye gukatisha amatike y'indege i Nyaruguru pe ukajya gushyirayo kampani icuruza amatike y'indege ukayishyira Nyamagabe na Nyaruguru Nyamagabe hari n'umuntu utataruka nayo twacaho twirukanka abanyarwanda ba Uganda Museveni ikibazo cyabo yagikemuye yabemereye kubaha amarangamuntu na pasiporo bari bamaze imyaka myinshi bavuga ngo turarenganywa ntabyo bagiraga se ntabwo bari babyemerewe kubifata bari babifite
barabibaka muri cya gihe harimo ababihabwaga Innocent. ugafata irangamuntu wajya gufata pasiporo ubwo n'irangamuntu Bakanga, bagahita bakubwira ati niyo rangamuntu nayo ntabwo yemerewe uyishyire hano. Museveni yasenyera iri teka rye rivuga ati mubahe uwavukiye hano agakurira hano. inosaga yari ishyushye burya nuko abantu bayorosaga. Oya, mu bwoko buri Bugande batunze mu moko menshi harimo ubwoko bwitwa abanyarwanda. Buri Yagikemuye? rero we yasohoye iteka katurebe niba rizubahirizwa. reka haburaga iteka ariko hari itegeko nyuma itegeko Ni itegeko nshinga itegeko nshinga ariko ririvuguruza ukuntu itegeko nshinga ariko rigenda harimo rivuguruza nyine ukuntu. bavuga bahavukiye ugiyeyo kuko niswe umunyarwanda ntabwo njya muri ubwo bwoko naho iteka Nawe- hari ubwoko ariko bw'abanyarwanda ni abakatiweho imipaka nyine urumva nk'abandi. hari ikibazo, hari umuntu twigeze kuganira ariko n'abari barahunze muri 59 94 ntibagaruke 95 babahaye ubwenegihugu ab'icyenda na kane bagiyeyo bo none bahunga abo ni ibiba- impunzi abo ni impunzi bategereze abo bo bara- bategereje HCR abo bo Attention. na bitanu ikibazo nyine naragize hari umuntu twese kuganira ese yagiye muri Uganda mbere y'itanu n'icyenda aha ajya kwaka hano pasiporo baramubwira ati uru w'itanu n'icyenda ati wapi ati wowe ikibazo cyawe kirigwaho ukundi kuko urumva bamufata nk'umugande n'ahangaha watubwira rero iteka reka njye mbasomere inkuru uyu ngo ni big none sikovi mwosanga wahita kuvuga mwasanga wenda iwabo niko bavuga Masunzu nawe bamurashe mutarabitekerezaho mwibereye mu ihene mwotubwira iki ihene twazivuyemo ako se wahita ufata imodoka utabanje kuyatsa mwambuke mu Gigoma amatsiko aratwishe M23 yakije umuriro noneho aho warafite isasu riravuza ubuhuha ako ye turi turi kubyumva bari kurwanira Kanyamahoro ariko Kanyamahoro yanze kuvamo Kanyamahoro si ikintu mbere se ko wa muturage yageze kohereza umuvandimwe nkuna ambwira ati ivuyemo ndi kubabona bamuka bazamuka ariko ntigishiramo uzi igihe iviramo uzi nta gihe Dr. Barinda yigeze Muduha kubitangariza amakuru bati ivuyemo turaje tuyabahara tujye Goma twaje ijambo ihene rwose ryatubangamiye Sikovia wacu riri kubarya mu matwi ihene ko mumena imene kumumena buriya byakunda hano hari ibigorida niba mwari ibigorida ariko ihene ku kuri 40 hari uwanditse ati ihene n'ikirungo biragenda twigira igoma ubutaha tuzumve ngira bati nimo ndanga kuzana ibigambo birabye ariko uzi ko ihene zirara kubahenera uzi ko ihene zishobora kubahenera muve mu ihene ngo duherera ihene zibabaje abantu muri Kongo ni kuba umugikoma muri Kongo Marisha urumva ngewe inkuru nshaka kumva ubundi Marishari urumva iminsi yose bajyaga bavuga ngo Marishari udafite umutwe ayoboye Marishari udafite iki Marishari ufite umutwe w'abapfuye ngo nta bazimu gifite Ubu nta Marishari urumva ngewe nananiwe kumvikana n'abantu batwiba turi hano imipire ya generali umunsi ubanziriza iri joro yapfuye twavuye hano nge nawe tuvuga tuti ko yarokotse urukweto rumwe rugikama urabyibuka rugibugande bamugarura wakiriye amabere yanjye arimo yikora atonsa numva yarashwe ubwo amabere ya Marishari mwese murayumva ariko hano hari akantu wavuze ahubwo keretse niba ndimo utakibuka ndababwira amabere ya Marishari abantu Nta kibazo. kuki se yabumvisha nere kuri mikoro hari mesa ndagira ngo abantu bayumva amabere ya Marishari avuze kwikora se amabere ya Marishari nyine iyo yikora oya nta muntu gutagira amabere wenda biterwa n'ingano yacu navugaga ya Marishari muvuye mu ihene mugiye mu mabere tugere ku dukomeze oya twagiye abantu kuri ariko kirima baze kunyandikira bambwira amabere bakeka nteka komeza uta amabere agira ate rero Kandi reka tuvugishe ukuri ukuri hariya Kamuronza sibyo kamuki hariya barasiyecira umwana yitwa Kamuronza urumva hariya na Mubambiro ni karitsiye imwe ni nka 40 na dialogue byose ni karitsiye imwe n'ubundi sibyo ahangaho uyu mugabo yarari ahantu uyu mugabo yarari siko bene mugabo bavuze ngo batwereke umugabo urimo ko umuntu uri mu gifaru kirasa muri kaburimbo reba ikombora rivuye mu gifaru ubonye naho riguye abantu bari begeranye hari ku rubuga rw'intama afite ikindi kintu kibi cyari muri aba bantu noneho mwibuka umugabo uriya mugabo ufite akantu urabona uyu mugabo ujyamo kubwira uyu musirikare wanyagiwe urimo kureba atuza agatoki niko kumubwira ati wa mugabo rero mon generali reka turi mu masasa ahangaha we ntabwo uzi ibyo urimo dore n'umuntu bamaze kurasa dore afite n'igipfuko umusivili hano yari amuciyemo 3 ati kandi wibagiwe bullet proof
ati Ntayo yazanye. ati baraje nta n'ingofero irimo Ati ba- n'abamuherekeje bari sefu ati baraje baguha amabere ya marishari ahubwo da urumva so icyo navugaga ni kimwe rero hano hari imirwano kuri shando bataye shando bataye umuntu n'umutwe gusura aho ngaho n'iki n'ibintu nk'ibyo ngibyo uyu mugabo yari kuva ngaha gute ahubwo ko n'abamukikije wasanga bajyanye nabo ngo bajyanye n'abakoroneri 4 oya ha- gusa igisirikare cyaba gisigaye kibuzwa koroneri n'iki? 4 bashoranye na jene urumva rero inkuru murimo murayika muri Kongo barabyita ngewe impamvu yo gupfa k'uyu mugabo ntabwo ndayibonera ikimenyetso kubera iki n'ikimenyetso ikimenyetso ukeneye ikihe kimenyetso kivuga ko yapfuye bamurashe isasu ku kananwa irya mbere urumva irindi rya kabiri barirasa mu kameme kuri mugabuzi abantu bikore hano duhano mugabo irindi bari kurasa ku kirenge amasasu ikirenge cye cyarahagorewe atatu none se marisha ubwo no kuvuga ikirenge kirashwa amasasu 2 dushyizemo n'irya kiwanje buretse gato aho hantu hose harapfa marisha urimo uraganira inkuru nyankuru cyangwa urimo uratebya ni ukuvuga ngo uwamurasaga hariya kamuronze hari agishoro 2 iya mbere yari ufite kamera wamufotoraga kugira ngo iriya video yihute ijye kwa Tshisekedi ataza akamubamba amubwira ati mon generali baragufatana ahantu nta n'amakuru nta n'ifoto nta cyabaye Chirimwami yabagiye hariya gufata ifoto yo ku rugamba no kwereka shebuja avuye i Davos ni Davos hariya muri urumva kugira ngo ataza gusanga nta foto ahageze rero uko uwamufirimaga yafirimaga niko undi nawe wari ufite imbunda muri sniping sibyo umwe yaregeraga renzi undi aregera renzi y'imbunda nyine bose zirenze ariko imwe ivuye mu muriro indi iva mu murabyo umurabyo undi akubita isasu irya mbere irya kabiri irya gatatu ku kirenge kwisha amaneno amakuru se yandi ivuga ko bamurasiye mu modoka ari kugaruka iyo wamize ati oya ntabwo washyiramo hariya ko yarasuye muri ambushe uko byagenda kose umugabo bamurashe bamureba kumurasira mu modokari se ambushe yahese imodoka irasa isasu rimwe wenda yari kuba ari no mu gifaro abasirikare bangana kure babonye ibifaru by'abasirikare bo muri Rigwe ngira ngo byinshi cyane gatemara ngira ngo byinshi cyane byari hari n'abanyayirigwe barahari n'abanyayirigwe kandi nabo baranahari abo numvise hari n'abantuze b'abanyagwatemara 4 bakomeretse oya ni benshi bari hari abari muri Monisco ni 3 uyu mugabo rero kuvuga ngo yaraswe ngasubirayo uzi ikintu baba bashaka kugaragaza n'ubundi still uyu mugabo yagiye hari ashaka kunyomoza abantu ko mu bambiro yari iriho nira nkambi ya Sadeke yafashwe na M23 buretse ariko gato kuza kubwira shebuja atari ko se mu bambiro yafashwe kandi mwibereye buretse gato mbere yo kuvuga icyo mwibuka SMS nimugoroba nandikiye umuntu nkamubaza nti se kuvuga ngo urisake kandi cira umwami ari niyo ngiye kubwira ngo hari message basomye ninjoro arangije bambwira ngo ubwo niba hari ndamufite none kandi ntabwo yambwiye ko yamwishe none se rega igihe yapfiriye n'igihe ngo byavugiwe ngo haranyuwe ngo konfirima urupfu rwa generali byasabye umwanya guhakana nuko ntabwo ari kuba ari gusamba bavuge ngo yapfa hano barahakana yuko mu bambiri itafashwe nicyo bashaka gukomeza sibyo kitafashwe kuko ntabwo warasira umuntu kamuronza bambe hariya ntuze kasengese banza ndimo nanahavuga macurika bavuga ko warasira umuntu kasengese kandi warenze mu bambiro kandi wagiye ugiye guhakana ko na mu bambiro itafashwe ngo uvuge ko warasiye umuntu ahantu harenga mu bambiro generali harya yitwa ndwe Chirimwami umugabo w'ingabo se ndavuga ukiriho basunzu se umugabo w'ingabo ni basonga ni mwirambwe jewe ndimo Jire mwirambwe televiziyo y'igihugu ariko se bite bya kuri X cyangwa urashaka ntuzi urashaka testation de ya urumva amakuru igihugu yo kiri busohore kirayasohora hashize umwanya munini kuko ni ibintu bagomba kubanza gukora umwanya bakamenya uburyo basohoramo message bakamenya uburyo bakaruma abaturage ariko ibitangazamakuru bikomeye byakoresheje amasoko yabo nka Reuters nka AFP bakure Jeune Afrique nabonye quoting abo ngabo bavuga ko amakuru bizeye babwiwe n'abantu bo muri Monisco babwiwe n'abantu bo mu gisirikare ko uko generali yapfuye yishwe n'ibikomere none se bavandi umuntu tujanga guhakana urupfu rwa generali ngo kubera ko leta itararutangaza magufurwe twagiye kurwemera hadashize iminsi perezida Nkurunziza twagiye kurwemera hadashize iminsi Marshal Dichad mugenzi wanjye Idriss Deby twagiye kurumenya hadashize amasaha 20 nangahe impfu z'aba bantu ubu tugiye kujya hanga tuvuye ngo turashidikanya ko yapfuye no kuvuga ngo urumva reka ngiye ngomeze nsome ubutumwa bw'abantu n'umuntu ambwa ati wowe ndaguca amande kubera kumpinga suruse zanjye zemeza ko cira umwami yapfuye urapinga wara wapinze se ngo ibyo ahubwo ikibazo ngo yapfanye na babiri
iby'imibare babiri batatu iby'imodoka byo sibyo. Ariko uyu ni mwene wabo wa marishari ubu reka guha amakuru bamurashe amasasu 4. ntabwo sha wongeyeho irindi wowe irya kane ryo barirashe abiri mu gituza, hahandi nyine Reka twumve. Aha. rimwe ku kananwa, aha aho turi kumwe mu kabambambari mukagomba Ngaho naho turi kumwe ni ku hasi ku kirenge ikintu cyabaye. Uyu niwe baguhaye amakuru nawe, kuko urumva arambwira ibintu wavuze cyangwa yanditse ibyo uvuze ashyiramo akaryoshyo kugira ngo oya ntabwo ari akaryoshyo kuko bari turahuje abiri muri mugabuzi birashoboka ku kananwa turi kumwe oya ikirimo cyo gupfa yapfuye generali inshuti wanyu generali ubwo nawe Micombero anasemaga yagarutse ati Nawe bari amasoko menshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru arimo aremeza urupfu rwa guverineri militeri wa Nord Kivu cyangwa atapfuye gupfa yapfuye byo itangazo ry'ingabo ngo rirategerejwe amasaha ari imbere uzi icyabaye mifarika generali. ahubwo Oya, gupfa aho yapfuye micombero yarayatandika kubera agahinda Oya kubera gutinya igihano cy'urupfu. eh We wajya kuvuga inkuru y'uwapfuye uzi ko bazaguhanisha gupfa ukabahungutse iki? niyo mpamvu nkubwiye ngo muri leta birasaba abahanga muri communication kuza gusohora ino nkuru niyo mpamvu bigomba gutwara igihe kandi n'umunsi habaye inama None umva ikintu gihari ukuntu Micombero yanditse ayiwe disi wegeye nkunda ubundi nsomye mu ijwi rya Micombero arimo kwandika ko generali yapfuye. ENP Tutangira numva ati plusieurs sources au Nord Kivu nkuko nyine Urumva amasoko menshi confirmer la Aremeza décès urupfu. du gouverneur militaire du Nord Kivu umuyobozi wa gisirikare n'umuyobozi vuba w'intara inkuba zamukubitiye hariya ya Kivu ya ruguru Kasengezi. General Major Peter Chirimwami Nkuba Mifariki Buryo pe. Ni muri iyo tamu nukuri niko Micombero arimo agenda arimo kuryandika na aho gashi rero uyu mugabo generali apfuye karurugamba rutarafatika. intambara imaze intambara None se urabona imambara igiye ataguye? kumara imyaka 4 bamuraseye kiwanja bamusira hehe Apfuye aguye mu matsa. Ubu se hariya yaguye yari intambara yo kumuhitana. kubera iki? generali ahubwo se Oya. icyo tugomba kwibaza Yiyongoye. hariya kuntu byagaragaraga kuntu yari yambaye ubundi yaragiye ku rugamba cyangwa yaragiye Niyo mpamvu kwifotoza navuga ngo bari ubundi kure. maje habaho combat nyine uniform sibyo nyine kwa kundi ugenda wipampye byanyabyo urabona nk'ura musirikare uri inyuma ufite wambaye akagofero gutya yambaye helmet ariko uyu wambaye durage niba ari durage uyu nguyu ubegeranye ufite ikibunda kinini wambaye hariya ni he hakingiye ariko uriya we yarokotse buriya uriya w'ikibundo ko kiriya cyumba ufite n'icyaje hano harimo gusuzugura abo bahanganye gusuzugura Cyane mu 2023 Icyo nzi cyo- kuza ku rugamba uri generali wambaye kuriya kameramani iki ubundi ahandi nko muri za Ukraine amakuru abahari nka Biden yagiye kujyayo hari undi wagiyeyo ninde ni ntawe utaragiye bagiye ari benshi minisitiri w'intebe w'ubwongereza Nancy amakuru yemeza ko babanza Ako mujya mureba ibyago mba ngirira ku mihanda. Sikovia niwe wamuteye umwaku. Waraye uvuze ngo ubushize yasize inkweto ngo none arata ikote. uzi ko turi bubigenze sikovia turaza kumuha igihe cya komantere turaguye igihe cyako kuko twaza kuyoborwa n'izi komantere reka tuvuge uyu muntu amasoko ye ntabwo ndi kwiyemera amasoko se yahe arimo arazana ibintu ngo matombe ariko ngo Oya, yihorere. Goma. ariko na tomba Oya nta mitombere. aha Ariko uzi kanyamahoro ihari. Reka mbabwire ahise kanyamahoro. kanyamahoro ni wiki nabyo Reka tubigaruke manze nkubwire ese kanyamahoro. generali tumuvuyeho Generali turagaruka reka. Generali niwe inkuru nkuru. ziri ku mizini nibyo nababwiye dutegereje n'itangazo rya Generali niwe nkuru turaguma ahubwo tukomeze tuvuge nka saa saba. Wenda nta riraba kibazo twe turavanga itangazo mwebwe ribonetse abadukurikiye nimukomeza kudukurikira turakomeza tuvuge turabaha itangazo ribonetse ariko nitubona mumanuka turahita natwe dutahubwo Oya, birako bakomeze ntacyo bazamuke. tuvuga. Aha. dutegereje itangazo kandi bamwe muri ryo kubika ntiryo kubika communique necrologique gusa nako kanceceke noneho mbivuge niba bitagize icyaha oya icyaha se byakigera bite kanyamahoro imeka amatwa na nini se na nani umva ikibazo kiri kanyamahoro kambahe video Reka komeza ariko Kanyamahoro se. oya inkuru ziri ku mizini reka mbanze mbereke kanyamahoro umuriro urimo uragira ute janvier nyoherereza ibikomporo nyoherereza kandi ubirebe neza ko ari kanyamahoro ikibaya nyoherereza kiriya kibaya njye nigeze nyihagararaho nyitegeye havayo umuriro usa kuriya n'uwo munsi ni kanyamahoro yacaga ibintu ariko hari amakuru mutarimo gusoma
buriya harimo utuntu tw'udukoryo hano micombero ryandika aho micombero wararushye ntabwo bashobora guha kaverere ibintu byawe urumva ariko se uyu munsi itariki zingahe 24 24 saa 8:02 hano micombero yavuze yuko ngo M23 ateye ahantu bita Kilimanyoka iyo urumva do Kanyamahoro garura biriya ni biki iri ubundi niyo Kanyamahoro ni kuriya haka mbaza ngo ninde urasa kuriya umutanzania arasharinga na sabasaba arakurasa ku buryo mwe mwijima haba saa 7 ubwo rero reka mbabwire niba M23 ishobora gutera Kilimanyoka nuko iba yaje ku birunga neza ikirunga yakinjiyemo ntabwo watera Kilimanyoka kwanza utanarenga Kanyamahoro simbyumva oya kuko Kilimanyoka yigiye imbere umva ikintu gihari Kanyamahoro irimo hagati ariko ifite strategy y'ukuntu iteye nyine irimo hagati ariko umuntu ashobora kuyihishamo kananirwa kumurasa uri inyuma ya Kanyamahoro birasaba ko umujya hejuru none se watera Kilimanyoka gute utarenze Kanyamahoro bari mu nkengero z'ikirunga oya wibuke M23 iri mu bice bibiri iri ku kirunga hano ikaba na hano yegamiye ubu ni bitatu ubwo ngubwo hari yegamiye kuri Kabuhanga hari iri kuri ya misozi tuya tuvuga hari iri Kibumba yenyewe imeze gutya noneho Kanyamahoro ibamo hano hagati iba hagati kandi ntiwapfa kuyirasa kuko urumva ingabo zihamaze igihe zifitemo babyita imyobo bya bindi bajya mu indaki dore ngiyo Kanyamahoro ngiyo irimo hagati ni ukuvuga ngo M23 isa nk'iyifite gutya aha kuri aka gashyamba ni hino hegera u Rwanda aha hari abaturage by the way tukivuga kuri ibi umwe mu baturage mu bahungaga bava hano bambuka iki kibaya kugira ngo bagaruke ku ruhande rw'u Rwanda umwana w'umusore ntabwo yagize amahirwe mu kujugunya amasasu n'ibindi hariho uwarashwa arapfa muri ba baturage bahungaga kwa kundi ibisasu bigwa byiruka yambambukiranyaga nyine bavayo ngo baze mu Rwanda uwacaho nyine ubwo Imana imwakire nyine zira n'ingaruka atagizemo uruhare zo kuvuka uzi ikibazo M23 ifite kuri Kanyamahoro nuko leta n'ingabo zayo bafite indaki mu gishanga sibyo bafite ibifaru iki gishanga ubundi cyo kurwanirwamo na za blend zaba iz'amapine zaba iz'ibinyururu noneho bigahura bikarwana neza bigakora convention ubwabo byagongana kimwe cyanyura hejuru y'ikindi akareba ufite igifite amabati akomeye akaba yarashe iki gishanga n'aba bari hano akabasoza ni indege kandi hano hantu kugeza ubu sinzi icyabaye ntabwo nzahe M23 yabujije indege kurasa ariko indege ejo zararashe ariko zarasaga hejuru hirya zarasaga hirya ntabwo ziri kuko ishatse iyi ndege ishatse kwerekera ngo ize ifashe Kanyamahoro kurasa ku hejuru yagikatira mu Rwanda aricyo kibazo bafite si ikibazo cyo gukatira mu Rwanda nacyo icyo ni kimwe ariko icya kabiri hari imbunda ya M23 imaze imyaka myinshi hari agasozi kari inyuma y'amabere y'inkumi hahoze iriya nyamushwi sinzi uko bahita nyamushwi iriya nkubwa n'umuruho ni nayo yajyaga ipfa gukangara Skoye kandi urabona ukuntu yihuta iyo Skoye yazaga baroherezaga wenda ntiyihamye ariko Skoye ikabura krible yo guhagara ngo yitegure kurasa igatanga na sinyare kwihara iyo mbunda ko kukomeje sirisimba bagu ikarasa ukabona kwihushije ikongera igakata gutyo icyo kintu rero dore umuturage uzamura amaboko munsi y'akajugujugu uriya n'umuziranenge ujye ureba umuziranenge uri munsi y'akajugujugu ndetse ko arimo kureba indege harimo aravuga ati wacu haje indege mbese se ko M23 yihaye ibyo kurwana nk'amareta yambaye ama-uniform kuki iyi kajugujugu itakeka ko uriya muturage ari M23 yahinduye ntuza uhinduye umusivile arimo kwitagatira bari hejuru y'inkambi bara ni mu nkambi ni mu nkambi hanyuma kajugujugu hejuru y'inkambi gute niho imbunda nini za FARDC zihagaze hari ikindi kintu turi buze kukigeraho Kanyamahoro rero ikibazo ifite irimo umuntu witwa FDLR isasu ntirimufata oya baretse gato FDLR ibibazo afite igoma ntabwo ari ahantu babaye nibuke ejo nababwiraga ngo kiriya kirunga hari iwabo inyuma hari aho bagiraga hitwaga ipari
mu ba FDLR bigeze niho gufatwa bitorezaga nyine bigeze abatorezaga gufatwa na M23 n'abandi berekanywe, harimo abari bavuye aho ngaho bitwaga ko babipari, hari ahantu bubatse barashatse na ntuzo za genereta bafite amashanyarazi, niho batorezaga aba basirikare ariko cyari ikigo gikomeye, hari ubuzima bubatse. Rero abo bantu bamaze gutakaza aho, habayemo n'igihe cyaho batangira kubwira abagore babo ngo bagende, noneho kubaho ntibigikunda, kuko FDLR burya ngo ujyana n'imiryango yabo basigara bagenda bakwegana. noneho ubu rero baragiye, urumva bafite cya gitekerezo cya fari, kuko abagore b'abasirikare babanaga n'abagabo babo mu bigo, nubwo barakomeje. Icyabaye rero kiri hano gikomeye nuko FDLR iri kuri iyi Kanyamahore na leta, ariko mu kibaya ikaba ifite muri mu Tanzania usharinga biriya bintu, nubwo nawe bamwoherereza, kuko hari umunsi nari mpari igifaru cyari kigiye imbere kirasa, icyo barakirasa yambundi ba hahandi Nyamushwi irakirasa, tubona kiracumbye, dutegereza ko cyongera kurasa, nticyongera, harasa none iki kiri inyuma. Kandi iki gishanga kigendamo ibifaru by'iminyururu rwose biba bimeze neza, nubwo hari ibitsinzi. Hano FDLR ifite ikihe kibazo, ntishobora kurira umusozi ngo isubire inyuma, kuko urumva za Sake n'ahandi n'ubundi hari inyeshyamba barwana, ntishobora kujya inyuma itongo, uciye inyuma ya Nyiragongo, ntaho kujya inyuma iyo havuye bari za Nyamushwi kutumbabere y'inkumi, naho bahita bayimerera nabi. Ntabwo iyo ngiyo nta nzira igifite, ariko iri mu kirunga, kimwe bavuga ko bashyizemo n'imihanda muri ino minsi. Yego, noneho isigaye mu kirunga. Abandi bari hasi muri iki kibaya, ariho imirwano irimo kubera ubu ngubu. Ikibazo bafite rero ni ukuvuga ngo kubacanaho umuriro mwinshi ntabwo ari igisobanuro cy'uko bari buhunge nk'uko bahunze Sake, kuko Sake barimena igoma ku kanya. Hano rero bafite inzira ebyiri, ni ukujya igoma, ariko wibuke ko hari n'ikindi kibazo cy'uko bafite amahitamo abiri. Baravuga ati muraguma hano muturwanira intambara, cyangwa namwe niba kurwana byanze mwambuke mujyi wanyu i Rwanda. Noneho Omega akibaza ati ndajya mu Rwanda cyangwa ndagwa mu rugamba. Ariko Omega ntiyapfanye na Shirimwami ko bahora bagendana, ntabwo bari kumwe nimugoroba, abayihisha. Ariko hari umuntu nabonye muri comment yanditse ati hari umuntu ngo wakamejeje mu kibaya w'umujenerali ngo muri FDLR, niwe bavuga, niwe wamanutse ko niwe babwiye bati Kanyamahore ntivemo. Omega ajya ku rugamba, ntabwo yajya imbere, ntabwo ajya imbere, ariko abari inyuma nk'uko Vonese Cirumwami we yarasanaga. Cirumwami yari agiye kwifotoza. Nabonye n'ubundi yagiye batayigendera kuri inyuma. Mutavuga tuzugarutse kuri Cirumwami, naha mu Rwanda tubona amaprotokoli akenshi na kenshi, mbere aho ubonye meyo ubona depisi, aho ubonye depisi ubona kandi gutyo, urumva hari ahantu rero naho wakwibaza uti mu bafatanyabikorwa ba leta ya Kinshasa nyine ushyiremo aho gavana yagiye ko haba hari ingagari nyinshi, urumva kuki Masunzu atarahari? Yego, hariho ingagari nkuru kandi ari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare hariya, cyangwa nawe bamutuze. Masunzu iriya zone nayo arayobora, ngwiki niyo muri Tura arayobora, niyo muri Manyema arayobora, niyo muri Sud Kivu arayobora. Turaziye hari n'indi ntara iri munsi ya Sud Kivu, Tanganyika. Iriya sari ntuze ni intara nayo, nabyo byashoboka, birashoboka. Masunzu ni umuntu mugari, ariko rero ariko yagira ariko niba ibivugwa birumvikana se, uko byagenda kose Masunzu abantu bari ku buhanga bw'ibyuma batubwire niba bumva ibyo avuga. Ashinzwe zone ya 3 y'igisirikare, irimo Ituri, irimo Manema, irimo Kivu zombi, sinibuka na Chopo simbizi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Byumvikana ko rero aho ijisho riri hose riri na harimo kubera imirwano. Masunzu yagombye guherekeza gavana, urumva, wagiye muri assessment mu mirwano. Yego, protokole ntabwo yubahirijwe rero. Ubundi biri sasu biraryariye na Masunzu rikajya na Cirumwami, rikajya n'umukuru wa polisi, urumva, n'abandi bo muri Rutsiro bose. Ariko urya mugabo w'agapira kumwe ujya suma mu Rutsiro two twavuze, ubwo Cirumwami rya muri yarasigara, hari ahantu haguye abantu benshi. Itangazo rya FIDC ryasohora itangazo, guverinora isohora irindi, urumva, hamaze kuba inama Sadek isohora irindi, Afrika y'Epfo isohora irindi, irigo isohora irindi. Niwo perezida itangazo ryaro ryasohotse, ntabwo ryasohoka. Dore inama ngiyo, inama ngiyo twe twari ukuntu bahagarara bakavuga. Tugize amahirwe twakumva niba rwose nabonaga harimo ijwi areba umuvugizi w'ingabo haha ngaha yarimo avuga na General Kenge, ariko afite ubwoba.
ubwo nta kuntu utabugira ariko se mwirambwe n'ubuhe ko ntamuzi mwasimbuye cyuye ariko uzi ko uretse- ntamuzi ure- uretse gato oya si nguyu se ni urimo kuvuga si wo ku ruhande Oya, uyu ni Ekenge. uriya ku ruhande rero w'inyuma ya none aho ku ruhande se uretse gato iyi nama ntabwo ni iy'uyu munsi se Oya, iyi ntabwo ari uyu munsi Ushobora kuba atari uyu munsi ko mbona ntabwo isa ufite niyo byanyu. nabonye ra cyane igihe wibonye ntabwo uri nawe. kubona mwadiyamvita se yambaye umwenda w'umukara ku ruhande ishobora kuba atari uyu munsi byo iyi nama ni ngubyango iy'uyu munsi iyi nama ni iy'uyu munsi iri kuri X ya perezidansi ya Congo ivuga ko ari uyu munsi ivuga ko bimaze kuba mu kanya ahubwo perezida yasabye ingabo gusubiza inyuma no gutsinsura umushotoranyi bakamugeza nyuma ya Goma nyuma hakazakurikiraho ibikorwa byo kongera kwisubiza ibice by'igihugu umwanzi yafashe inyuma ya Goma none neza se barabikora bati bari buyegeze inyuma ubwo ariko inyuma ya Goma ubwo twose ni mu ukujya Rwanda Gicanga. inyuma ya Goma ubwo nyine ni ukumwegeza hirya kure ya Goma kure ya Goma Ntabwo ari ukuvuga ngo nyuma bakazajya muri gahunda noneho yo kumwambura ibice ubu byose ni ukuvuga ngo bafashe reka umwanzuro tubisome wihutirwa reka dusome hano ibi ngibi biri kuri perezidansi ya Congo so vendredi à la cité de l'Union africaine ubwo mujye musobanura kuri wa ngo gatanu ku biro byitwa kuriya nyine niho umukuru w'igihugu akorera hariya akora kuri Palais de la Nation ariko niko babyita ngira ngo simbizi ibiro bye babyita kuriya ngira ngo biriya nibyo biro Cité de l'Union africaine. Cité de l'Union africaine Eh, bahita le chef de aho l'état ngaho uvuga naho yakoreraga mbere le chef de l'état commandant suprême des forces armées ni umugabo w'ikirenga turabizi a présidé une réunion de conseil supérieur de la défense élargie Ah, élargi. aha ngo yayoboye nyine inama y'umutekano yaguye yaguye la situation opérationnelle dans toute la RDC spécifiquement dans la province du Nord Kivu a été passée en revue ubwo se ntabwo ihagije cyane nibaza indi ya kabiri bivuze nyine ko ibibera muri Kivu y'amajyaruguru biri mu byarebweho ubwo se oya dutegereje itangazo mu baza by'ukuri. n'itangazo ibyo ngibyo mwumva nimutabona itangazo turaguma ariko hari umunyamakuru witwa Steve Wemby Steve Wemby What? nayitanze watiki wa Reuters ati nshyize hera ngiriye officiel le général Peter Chirimwami gouverneur de la province du Nord Kivu est décédé ibyo ngibyo natwe turabizi ko Ati, yapfuye Armée. oya ntabwo yavuze ko igisirikare cyo cyemeje ko yapfuye kibimwemereye FRDC yemeje ko Chimwami yapfuye byanditse FARDC hariya nijya utabona reba mu kantu kantuza kandi muri ukurusha muri bracket arme Eh, iri hera okay irimo noneho turebe Oya, garura twite, njyewe reka ndimo ndavuga ku gupfa. kondi kuyarumesa yes ni ukuvuga ngo Uyarume nta we kintu ashobora kirahari. kuba yihamagariye bakamubwira Cyangwa- oya ibyo avuga arume yihese ko hararume ebyiri hararume revolutionnaire congolaise M23 Oya. aya muri Kongo haba Arume, igisirikare arume, muri Kongo haba arume igisirikare ni- kimwe muri Kongo haba ibyo igisirikare ni ibyawe igisirikare Aya, cy'igihugu ntukayobye abantu wa ijuru rya fande riravuga none se we narimo kutuyobya iri juru riravuga reka twumve niba okay shyiraho ijwi batatu none mfata igihe cyo kumunamira Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message
que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. dushatse twakwitahira rero kwitagaza turibonye se itangazo ririmo hariya ni ebyiri oya ni ebyiri yavuze ntabwo ari ingingo reka imwe bisa twumve ingingo imwe nawe ubwo uraduha ebyiri umutekano mu burasirazuba cyane mu mujyi wa Goma. Inama yize ku ngingo imwe cyane Nta kibazo. cyane Genda. umutekano mu burasirazuba cyane mu mujyi wa Goma. Ikindi cya kabiri cyabaye ni ukumenyesha ni nk'itangazo mfite cyo kuvuga cyangwa nkomeze mbumva urupfu. komeza utwumve nta kibazo Ikindi cya kabiri cyaje ari itangazo kumenyesha Cyaje ari urupfu itangazo. rwa General Peter Cirumwami Nkuba. Bati yapfuye yarasiwe ku rugamba bakora uko bashoboye bamukuraho yari yakomerekeye bamujyana Kinshasa ariko birangira apfuye. Bati rero gahunda ihari yo guhorera Peter Cirumwami ni ukwigiza inyuma umwanzi bakamwigiza kure y'umujyi wa Goma bikarangira banisubije uduce twose kandi ngo bigakorwa uyu munsi ngo ni obligation ni itegeko niyo mabwiriza yatanzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. ngayo nguko Cirumwami yapfuye yapfuye ejo oya njyewe nk'umunyamakuru Cirumwami yapfuye oya yapfuye ejo urumva ntabwo bwa mbere nayibwirwaga n'umwanzi we ubwo gena umwanzi we ashobora gutanga itangazo ry'urupfu rw'undi mujenerali yapfuye ejo ubwo gena intege ubwo gena ntabwo nkiri igisirikare nk'umunyamakuru yapfuye ejo kugira ngo abandi bahangayike None boss ubu warabyemeje. njye nka Scovia arabyemeje je suis journaliste urupfu rwa mbere rwemejwe na Laurence Kanyuka oya Ibindi barimo- Kanyuka n'umwanzi ibindi- we agashobora kuvuga ko yapfuye atapfuye ese umwanzi wawe noneho abakara abakunzi be bavuga yuko ubu atapfuye rengeye nk'umunyamakuru numvishe Lawrence Barwana numvishe umuvugizi w'igisirikare akaba na fande we Uvuye mu nama ya perezida. ya perezida kumenyesha afande mukuru reka na cyangwa Lawrence yaravuye mu nama ya perezida wa oya, FUC umwanzi wawe ntabwo atangaza ibizima kuri wowe abasekona barabanzi ba M23 ariko na hano niba barimo kuvuga mu Ventura baravuga ku ruhande rwabo nabo n'abanzi ba kandi ni M23 abakunzi bacira umwami Bose ni abanzi. ahubwo icyo Umwe yanga undi. twabwira umuryango wa Cirumwami nukomere urumva ko kugira ngo agwe mu rugo yaguye ku rugamba nk'umusirikare ngo yavuye kandi babise nari ngo ejo nari naraho niganirira akoze ukuntu babivuze ahubwo nsigara nibaza ngo ninde uje ukurikiye kugira ngo apfe ubutaha Genda gahoro. oya nako ngo yaguye ku cyo bita chandonnere chandonnere umva icyo ari cyo ku rubuga nyine rw'icyubahiro n'agaciro kuko k'umusirikare yaguye Yaguye ku kazi. yaguye aho abasirikare bakwiye yaguye ku kazi se niba arafite ibiro umva reka n'umusirikare mbere yo Setengeriye. Reka Setengeriye. guverineri guverineri w'ikivu y'amajyaruguru akaba na generali mbere ni ibyo by'ubujenerali ari nayo mpamvu bazanye umusirikare kubera uko Ariko- intara ari iy'intambara mbere y'uko asimbura Constantino uriya mujenerali ubundi niwe waba ushinzwe n'ibikorwa bya gisirikare yego akaba byabaga ari inshingano ziri iburide ebyiri yego ebyiri aho rero baramaze kurasira baba no mu itorero rya Wazalendo babakuyeho izo nshingano sibyo Yego. akomeza kuba guverineri Yego. ariko inshingano zikarebwa n'ukuriye igisirikare muri izo operasiyo zibera hariya yego uyu nguyu uko yagiyeyo Masunzu yari ari hehe ko none ikibazo cyanjye kigarutse ese Masunzu yari arimo oya suza ari ese ko ari yaje ahubwo njyewe icyo ndimo nibaza ariko harimo umuntu w'irutsiro dore uriya ugenda kuriya uriya wambaye inkweto zidasa n'iz'abandi uhe uramuzi se ndamuzi namubonye mu biganiro by'i Rwanda uretse gatunze murebe nguyu hano uyu bari kwegekaho ibintu yego Se inama yaguye y'umutekano urumva baburamo nibo baba barimo ari benshi. dore harimo n'uwa Air Force yari inyuma uriya ni mu kirere uriya wambaye imyenda idasa n'iyabo za Sukoyi ni izabo buri niza niho nyiri sikoye Reka turebe rero ibirakurikira urupfu rwa noneho rero ibira gavana yapfuye yapfuye ariko hano hari generali vuga generali. oya kamuhere kuri gavana Oya vuga Ni- oya generali. impamvu mvuga gavana ni gavana ntabwo generali uzi ntabwo impamvu mvuga gavana ngiye Ntabwo ni kuvuga generali. Ndatanga impamvu nanjye ari generali atari gavana. nta kibazo bidefande impamvu mvuga ko ku rupfu rwa gavana abaturage bari muri uyu mujyi n'ahandi bangeye muri bo kwikangamo
iri tangazo rigisohoka urabona hari abavugaga ngo ntiyapfuye hari abavugaga ngo yarashweho abandi batari muri tekinike mu kanya aragaruka abakuraho mwafashe Game of Ventura irabeshya M23 irabeshya irimo kwiyemera urumva nk'ubu hari umukara umuntu wanyandikiye ambwira ati ariko ko nari nzi ko uri umunyamakuru uri seriye ni gute murimo kuganira ku bintu by'ibiwani ubu ngiye kumukubita linki ya perezidanse urumva ariko ikintu cya mbere hano gihari urabwira icyo abaturage ubabwira ko umuntu murwana umurusha imbaraga yageze aho yica generali akica na gavana icyarimwe ikindi rero ukiraho abaturage barikanze ikindi ugiye kwibaza icya mbere urupfu rw'uyu mugabo ni igikuba ku gihugu nuza no kureba bari abajenerali bose bakonje buriya barimo baranatekereza bati ninde umusimbura ni njyewe ujyayo se abandi bari mu bigo hirya no hino barimo baribaza ni njyewe gusa ndimo ndakeka nk'umuntu bazana ekenge nubwo bari muri pansiyo oya bashobora kudukubita umuntu witwa nk'amasunzu hano akaba ari ugaruka akahita aza noneho biri oya noneho akaza ayoboye ingabo hano gavana bakabashakira undi ako kantu njyewe impamvu uvuga ko ari generali hariya isiriya ntara ziyoboye mu buryo bwa gisirikare etat de siège urumva rero na ituri urumva rero bavuze ngo ni etat de siège ni umusirikare uza kuhayobora niyo mpamvu generali imira guverineri ntabwo yaburamo nayo n'ubundi ntabwo yaburamo ariko generali hariya niyo ahubwo ngiye kintu nibaza buriya ntabwo abakongomani bajya bancanga ntabwo ari akwiye icyunamo nk'icy'umunsi umwe cyo kunamira generali barimo kuvuga yuko ibyo gushyingurwa kwe bizabera i Kinshasa muri ya tangazo wabyumvisemo ko ari byo nyine barimo gutegura mu gice cya kabiri mu gice cya kabiri tugiye kwitaba ndaje mbabwire indi nkuru ikurikiye noneho umugore n'umuryango n'abandi bantu banyuranye uko birimo kugenda hanyuma n'akanyamahore inkuru irahindutse ihinduye ishusho ibitaro byabaho International Hospital biherereye i Nyarutarama hafi y'Itoro CLA ibyishimiye kubamenyesha ko gahunda y'ubuvuzi bwihariye mu ndwara z'abagore n'abana yatangiye ku itariki 16 Mutarama intego y'iyi gahunda ni ugutanga ubuvuzi bwiza ku bagore n'abana abaganga b'inzobere baturutse hanze y'igihugu bari kuboneka kugira ngo batange izi serivisi zitaweho by'umwihariko serivisi zitangwa ni ubuvuzi bw'indwara z'abagore kwita ku bagore batwite mbere yo kwibaruka na nyuma no kubafasha nyuma no kubafasha mu gihe cyo kubyara gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye z'abana banabamenyesha ko kandi hari na serivisi nshya ya CT scan itangwa no ku bafite ubwishingizi bwa mutuelle de santé ndetse n'ubundi bwose ushaka kwiyandikisha ndetse n'ibindi bisobanuro wahamagara ziriya nimero ubona kuri screen yawe Five Guy Trading Company Limited igurisha ibikoresho byiza byo mu gikoni no mu kumeza n'ibikoresho byo kumeza no mu gikoni hose byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza ni ibyo mu rugo muri za restaurant mu mahoteli hamwe n'ibikenerwa n'abagiye gushinga ingo nshyashya ndetse n'amacumbi bakorera mu nyubako ya TCB ni Town Center Building inyubako iteganye na station ya SP mu mujyi rwagati wageze urayibona nimero wabahamagaraho rero nazo niziri urazibona kuri screen yawe bagane baguhe biriya bikoresho byiza cyane kandi bigezweho binaramba igihe kirekire NCDA irakwibutsa ko uburere umwana ahabwa aba abukomora ku babyeyi be mu gihe ababyeyi babanye neza bituma n'uburere bw'umwana nabwo bugenda neza ikakubwira ko umwana afite uburenganzira bwo kwitwa izina akorerwa mu muryango kubaho no kugira imibereho myiza harimo kwiga kurindwa ihohoterwa guhabwa ubutabera mubere igihe yakorewe icyaha ababyeyi rero bafite nabo inshingano zo guha umwana icyo akeneye cyose bakamurinda ibihano bikomeye byica uburenganzira bwe umwana wanjye ishema ryanjye bwo n'ubutumwa bwa NCDA ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera umwana Muhima Investment Company nayo irakubwira ko bafite inzu z'ubucuruzi aho ushobora gushyira za biro ndetse bafite na apartment zo kuba wakwigurira ugatangira gukirigita ifaranga bagane maze uhabwe icyangombwa ukimara kwegurira inzu yawe ku bindi bisobanuro wageraho bakorera n'ubundi ni muri MIC cyangwa ugahamagara ziriya nimero mu gihe kandi Black Law Construction Company Limited nabo bakorera mu nyubako ya MIC bakubwira ko mu gihe wifuza gutunga inzu nziza igezwe mu gihugu cyakubyaye igendanye na vision wabagana nabo uri mu diaspora cyangwa se uri mu Rwanda ushobora kudepoza cyangwa se gutanga 20% by'agaciro k'inyubako ukeneye ko bazakubakira hanyuma andi 80% asigaye y'agaciro k'iyo nyubako ukagatangirwa na banki mukorana ndetse bakaba nabo bakorana ku nyungu ya 15% ubundi Black Law kazagira uruhare mu shakira abakiriya ndetse no gukurikirana izo nzu ku bindi bisobanuro rero wahamagara kuri ziriya nimero ubona kuri screen yawe hanyuma ukaba wanabandikira kuri iriya email ndakubwira ko kandi Sky World Maize Flour niyo bagufitiye kawunga nziza cyane igezweho iryoshye
itari kawunga imwe ya pirate, ya kawunga urya ukabyuka mu gitondo uri heavy. Ishobora kuvamo rero igikoma, bafite ibigori bishobora kuvamo injugu, ntago narara ntazivuze hose igihe cyose nza mpekenya nkataha mpekenya byose birahura. yego ngira ngo tugarutse rero mu nkuru zacu twagarutse ariko